kubaha mwese muri hano, bakozi b'ibi bigo, mwiriwe, ukomere cyane. Amateka yacu duhorana, nubwo iyi minsi 100 ifite umwihariko wayo, ariko kubarokotse jenoside yakorewe Abatutsi n'ubuzima bahorana buri gihe, ndetse no ku gihugu muri rusange n'ubuzima duhorana buri gihe. Uko jenoside ngira ngo habuze n'izina ryayo mu Kinyarwanda, ni ikintu mbehe umusaza uherutse gutabaruka witwa Mpyisi yayise ishyano. Mu Kinyarwanda nuko bavuga ngo ni ishyano nyine, kuko ibyabaye mu gihugu cyacu, ibyatubayeho nk'Abanyarwanda ni ishyano, ko nta buryo wabona wabisobanura, nta n'uburyo wabivugamo. Biragoye rero kugira ngo umuntu abibonere inyito nyayo. Mu kiganiro nasabwe kugira ngo tuganire twese, ni ukurebera hamwe ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe Abatutsi ndetse n'ingaruka yatugiraho cyangwa se yatugezeho ku mutekano w'iki gihugu cyacu. Ikindi, ingamba ki nk'Abanyarwanda dufata cyangwa twafashe zo kubungabunga ubumwe bwacu nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi. Mbere yaho rero hari icyo umuntu abanza gutangiza. Jenoside ntabwo ari ishyano ryavuye hejuru ngo giye kubita aho ngaho, nta nubwo ari ikintu gitegurwa nk'uko twicaye aha ngaha, uko duhuriye aha n'abayobozi. Iyo ntanga ikiganiro kuri genocide yakorewe Abatutsi, kubera ko yenda ndi umwe mu bagize uruhare rwo kuyihagarika, kinyoherera kukivuga uko nyumva. Ntabwo ari ikintu gituruka hejuru ngo kigwe, cyangwa ngo tuje tugahurira hano turi abayobozi bangaho ko mwaduteguriye hano ngo tube twapanga tuvuge tuti twica abo bantu baturi imbere ngo bikunde. Ni ibintu bifata igihe. Ni nayo mpamvu mwahisemo gutangira ngira ngo ingengabitekerezo ya jenoside, kuko nicyo gitangira. Jenoside itangiranwa niyo ngengabitekerezo, ikabamo utegura jenoside, ikabamo mobilization y'igihe kinini. 59 ngira ngo umukuru dufite aha ni umubyeyi Suzanne. 59 abenshi ko twicaye hakure aha nitwari twakabayeho, ariko tubaze twibaze 59 Abatutsi bajya kwicwa, bagatemwa, bagatwikirwa, hari hapfuye nde? Bajya kwangara, bajya mu bihugu duturanye n'ibindi, hari hapfuye nde? 59 iragendana n'inkubiri y'amashyaka. Gatete yavuze abantu baremye amashyaka. Amwe mu mashyaka ashingira ku moko, tangiye kuzana amoko. Iyo ukora parimihutu, MDR parimihutu, ubwo iryo shyaka urumva ari iry'Abanyarwanda. Parimihutu n'ubundi icyo yigeneye nicyo yakoze. Irindwi na gatatu, ubwo hari indi myaka ngiye nambuka, ngira ngo MC wacu yagiye abidusomera muri iriya nyandiko ndende yadusomeye hano. Habyarimana akuyeho Kayibanda. Abantu bamwe bariruhukije bati tubonye igisubizo. Ahubwo biba bibi cyane kurusha ku bwa Kayibanda. Abantu barushaho kongera guhunga, kwicwa,
gutotezwa, kurirwa ibyabo. Izo ni repubulika uko zirimo gukurikirana. Indunduro 94, ndagira ngo nihute, sini ku bwabo abaye perezida. Leta y'abatabazi iraje. Uwayoboraga leta y'abatabazi yakomokaga mu majyepfo. Mu bimwe bizwi muri iki gihugu abakibayemo, hari ababyeyi mbona hano ba Immaculée barabizi, abantu mu majyepfo bari nk'ibicibwa muri leta yari